cya gihe uba uri kubyina ukatugirute hari ibintu biritagurika. Hari ibintu biritagurika kuko giye 2003 nibwo Imana yambwiye ko ishize impano yo gukiza indwara mu kubyina. Cya gihe ubona ndimo nkukata. Imana iba iri mu bantu ikiza indwara. Yego. Najyaga nkukata Imana arambwiye ngo impaye injyana itaziganwa. Kandi koko nta muntu wakwigana injyana yanjye ngo ayishobore. Icyo gihe nibwo namaraga kuwukata guhanurira abantu gusengera abantu nkamanuka gake nkicara nkumva ndapfuye. Imana itera amaso umushumba wanjye ngamije Viateur yo kubona ko ngiye gupfa nzize inzara. Nawe inzara yageze kunyica haburaho gato ngo mpfe. Ndabyumva ko haburaho gato ngo mpfe. Nari nkiri umukobwa mu mwaka w'2003 sinzanawebagirwa. Yego. Inzara iranyica nandi mo nk'ibinini nibwo byari bikiza byitwa Modiakine. Wari urwaye se? Malaria. Nanashonje. Habura gatongo ibinini binyica nabuze imiti byampinduye n'amabara y'umukara nagize arereje. Manuka ku mugabo ariko uyu mugabo nawe akeneye gufatwa amakuru wangaburiye agashemerwa. Nawe tuzajya kumureba nawe. Uyu mugabo wangaburiye rwa Gatore. Akwiye kurebwa akwiye kumenyekana nawe mwisi. Akamenyekana mwisi bakamenya umuntu wagaburiye mama Lionel mu gihe cy'umuhamagaro mu gihe yarakennye bikamenyekana. Mani guha umugisha wo funguye ikiganiro. Wari ufite byinshi byo gufungura ariko uhisemo iki cyacu uragifungura. Ntiwibagirwe rero gukanda kuri ako kantu k'umutuku kuko n'umusanzu ukomeye kuri twebwe bidutera imbaraga zo gukora. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe tugenda tubashakira abantu bari mu amagambo akomeye y'Imana kugira ngo batuganirize bityo namwe mu byungukiremo. Uyu munsi twagendereye umukozi w'Imana mama Lionel kuko twifuzaga kuganira cyane cyane turaza kugaruka ku bintu bimwe na bimwe bitandukanye ariko cyane cyane turibanda ku byo twakwita kurambagiza no kurambagizwa ibiberamo aho ngaho byose. Umeze mute mubyeyi? Turashima Imana kandi dushimira n'abantu. Amen. Hari burya nyuma yo kuganira ubushize hari abandi bantu baje bashya bakora subscribe kugira ngo bajye bakurikira ibiganiro byacu. Wenda wabibwira kugira ngo nabo bakumenye. Nitwa Nyirabagenzi Alice nzwi kuri mama Lionel. Ndo mubyeyi mfite umugabo tubyaranye abana 3. Ubwo si ibyo ntuye mu mujyi wa Kigali ko badukurikirana bari hanze bataza ahantu ntuye. Ntuye mu mujyi wa Kigali. Akazi biragenda. Ku kazi biragenda, mu rugo biragenda, umurimo w'Imana biragenda. Imana ishimwe. Aho mvuka biragenda, aho nashatse biragenda, aho ntuye biragenda, naho nkorera biragenda. Mu mwuka no mu mubiri biragenda. Wambaye neza. Murakoze cyane. Nabyo tubishimira Imana. Dukunda kandi ko nabyo bivuga ubutumwa. Nako siko twahoze. Nibyo naringiye kuvuga ngo yo mwibutse iminsi ya kera mukareba uyu munsi mwumva bimeze biti. Kuzura umwuka wera kuko iminsi ya kera tukunda no kubivugaho ariko twuzura umwuka iminsi ya kera nta wiyizi. Ariko iyo turi mirivuga iyo umuntu akurebye akabona uko usa nuko ungana nuko wambaye birivuga. Ibi rero tubwira abantu cyane iminsi ya kera uburyo yari tuzengereje nta biryo nta myambaro nta kazi nta nshuti nta minywere nta mirire yekana ari nta. Ariko turi mu minsi ibintu birimo byikora mu buryo bworoheje. Imana ishimwe cyane. Hari gihe abantu babayemo wenda uyu mwanya turi no kwivugana n'umuntu ufunguye icyo kiganiro yarabayeho atazi kwambara inkweto. Wenda yaramenye kwambara inkweto afite imyaka nka 15. Uyu munsi akaba ari umukire ukomeye. Uyu muntu afite ibintu byinshi byo gushimira Imana. Hari n'abandi babayeho wenda barara ku misambi. Sinzi niba imisambi
ariko abantu abana barayizi. bavukiye kwa Nyirinkwaya nibo batayizi, Yego. ariko abavutse mbere yaho barayizi. Uretse n'abijijisha, dufite abantu bijijisha ngo icyo ni igiki, ngo turuwasa ngo ni agaki, ngo ako kantu ni agaki avuze amamariyone, kandi umuzi aho avuka, umuzi aho yaje aturutse. Imisambi tuyiziranyeho tuyiyorosanya. Ndetse hari n'abantu babaga barara ahantu, ubu mbivuga, hari umuntu urahita abyibuka, ugasanga ahantu araye ku musambi, araranye n'ihene. Oya wivuga ngo umuntu ubivuga arahita abyibuka, jewe bimbaza. Utabyibuka ndabimwebutsa, kuko je nararanye nazo, nararanye n'amatungo aho hose, kandi Imana iturindiramo ntitwarwara amasinezite. Turara ku rutara, ahantu ufata ikintu cy'imbengo bakoze ukakigereka hejuru y'inkarakara, inkarakara nk'eshatu zigerekeranye, bakazizamura cyane kugira ngo munsi amatungo abona harara, wahindukira nabo ukagwa hejuru y'amatungo. Urumva ukiyorosa umusambi wana wisasiye. Imana iduteje intambwe tumenya ibiringiti bya rufuku, buranyanga kubi, kuko imbaraga sa n'inda zacyo ndavyizi. Ugasusuruka umuntu yanika. Abantu tuziranyeho barahari, promotion yanjye murahari, tuziranyeho ko twajyaga tugira igihe tujya kwanika imisambi hanze n'imbagara, wajya kwanura ugafata inkono ugakubita umusambi kugira ngo imbaraga zigende, ukaza ugasasa. Tubiziranyeho, nimwijijishe, mujye mufata iminsi, twibuka iminsi ya kera. Hanyuma mu gitondo ukabyuka ujya kuvomesha ikibindi mu kabande, ahantu ugenda ibirometero n'ibirometero. Iyo yose ni iminsi ya kera. Kuko gutira inkweto byaje duteye intambwe ho gake. Ibintu byo gutira agakweto, kuko genda ibuka ko nambaye inkweto ngiye kubatirizwa kwa padiri mfite imyaka iri hejuru ya 15, nambaye inkweto za plastike, ngeze mu nzira ziranijya kubera kutazimenyera. Ajya bazitaga ngo ikira nimba karaba tugenduga bambara ubupantufure bwanditseho D na H, duhunge haduye, batwitaka DH. DH. Yego. Iyo ni promotion y'imikandara krokodile. Yego, abantu mumfashe kubyibuka. Umuntu wambaye umukandara wa krokodile yashyizeho ibigufuri byinshi. Yego, yabaga ari umusitari, wowe ari unyamirambo. Wabaga ari unyamirambo ubu ngo. Aho hose turahibuka, tukibuka ko twaryaga ibijumba ku bunane bihase na Noheri, indi minsi tukarya ibidahase, mu rwego rwo kugira ngo tutagumya gustressa papa. Uretse gatoya, no kuvuga ngo ibihase byabaga ari umunsi mukuru. Umunsi mukuru. Mama kadushyiriramo n'amaninwa, tukabitekesha amaninwa. Ubwo mukumva mwariye neza kabisa. Tukumva twariye neza, mu rwego rwo kwikuraho stress zo ko twamubaza imiceri. Imiceri yatubwiraga ko ari amagi y'ibimonyo, bigatuma twanga umuceri, kuko twabaga tuzi ko ari amagi y'ibimonyo, mu rwego rwo kugira ngo tutamubaza imiceri twabonye mu bakire. Amakaroni mama yigeza kutubwira ati birani biyoka bya Sikarisi muramenye ntimuzabirye. Ariko abavyeyi bakibaye bazi n'ubwenge, bari bazi n'ubwenge, akavuga ataho kugira ngo mbwire abana ngo nabuze amafaranga yo kugura umuceri, reka mbabwire ko ari amagi y'ibimonyo. Amakaroni kari ibiyoka. Bituma twumva, twabona n'ababirya tukabahunga, twumva barya ibintu bidasanzwe. Abavyeyi bakira bubahwe. Ariko aho bibonekeye, aho bitangiye kubonekera, batangira kutubwira bati nuko twangaga, batwigisha kubirya ko bizahora. Nyuma Imana igenda yoroshya, tumenya kuba twabaga ihene, tukanywa umusosi wayo. Ariko abantu bibuka ubuzima twanyuzemo bubi, mujye mumfasha tubivuge, twarakubititse, ntimukatubone mu myenda ifite amabara, ntimukatubone muri style duhinduranya. Hari aho twavuye, ayewewe, mbega guhingisha isuka bakayiguhura ari umujyojo mu mezi 6 igahinduka ifuni, ari wo wihingisha. Twarakoze ndugu yangu, twarakoze. Nuko tuvuga ngo Imana yadukuye mu cyaro ngo mutere haleluya, bamwe batubwose twebwe tubamo turi ibi nibi. Ariko na kare akantu nako rero nyine nuko wenda babyumvishe bitandukanye. Umuntu uriya muntu wavuze kuri ati abimana yakuye mu cyaro utere haleluya, rira nishimwe rikomeye cyane. Ndetse yego, ariko nuri mu cyaro yere kumva ko wenda bavuze ko ari dayimoni, ari dayimoni, hakomereke.
ntahungabane. Ariko usibye no kwijijisha nawe urabizi ko icyaro kigoye. Usibye no kwijijisha kumva ko baguhaye kiba kigoye. Kiba kigoye. Nawe wasanga ari gusengera uburyo yakivamo rega. Oya namwe muhumure muzakivamo. Mubimure muzakivamo kiravuna. Ariko ni nk'ikosi tuba turiho kugira ngo nitugera mu migi tutazitwara nabi. Imana ikadusubiza aho twavuye. Ariko kandi nanone ntabwo ariko abantu bose bazatura mu mujyi. Nabyo babimenye. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mubibaho byose duhore dushima. Niba uri mu cyaro ushima Imana ko wabonye ibyo bijumba. Nkuko hari umuntu uri muri Kigali utabonye uwo muceri nawe byacanze, ariko wowe ukaba uri mu cyaro ukaba uri kubibona. None se Bowaze ntiyari mu cyaro, ntiyari umukungu wo mu cyaro. Ntazwi muri Bibiliya nk'umunyamateka. Nubwo uri mu cyaro tukwakiye kuba umukire wacu, ku buryo tuzajya tuze tukarangura ayo mahena, ayo makoko, ayo matungo, ibyo bijumba, ibyo birayi, ibyo bidegede. Nubwo uri mu cyaro tukwatuyeho ubukungu bw'icyaro, ku buryo umuntu wese akumenya kuri Bowaze wasimbuye Bowaze. Bukeneye kumenya Bowaze wo muri Bibiliya aza kurebe. Abantu bakaza guhumba. Izamuka mu ntera z'icyaro barusi baza guhumba mu bikari byawe. Amen. Haleluya. Amen. Kuko mu cyaro no habamo abakire, kuko hari uba mu cyaro ariko nacyo kikurimo. Turagusaba no kujya uba mu cyaro kitakugaragaraho. Ni iryo jambo nagira ngo mvuge nkosora abantu bafite imyumvire yuko amashimwe menshi y'abantu ari yakomeretsa abandi. Ari yakomeretsa abandi. Noneho abo bakomeretse nabo kugira ngo bavure bigasaba gusa nubahendahenze. Ariko muzajya mwihangana tubivuge tunabibyine. Nanjye ndi mu bantu bavuga cyane aho Imana yabakuye. Ndi mu bantu batera ko harasuvuga ngo Mana nuntabara uzantabara untabaye. Sinzasubira mu mibabaro yanjye. Sinzasubirayo. Sinzasubira guhingira 25. Sinzasubire kurya bigoye. Sinzasubire kwicwa n'inzara. Kandi nsabiye umugisha abantu bangaburiye mu gihe kigoye. Barimo Rwagatore, umugabo witwa Rwagatore. Nibwo bwa mbere muvuze. Imana imuha umugisha. Umugabo witwa Rwagatore si kubwaba Rufonse Imana imuha umugisha. Yarangaburiye mu gihe cy'ikigeragezo. Mu gitondo kandi angaburaga mu gitondo. Akavuga ati mwabanyamasengesho mwe muze murye. Umugore akabitegura afite abana b'indahekana ariko akanga akabitegura. Tukabirya tukanabimara. Tutitaye ngo mu gikare hari abana bati byateguye tukabimara, ariko tugasigara twatuye umugisha. Ubu yubuzuje amazu n'amazu butare. Nivyo naye ngiye kukubaza. Umugisha twamwatuyeho n'ubu ngo bagize Imana twasubira kubirya. Imana ishimwe. Yujuje amazu n'amazu afite amamodoka n'amamodoka. Yaranabyibushye. Azongera abatumire nanjye nzabyungukire. Nukuri ariko uyu mugabo nawe akeneye gufatwaho amakuru wangaburiye. Agashimirwa. Nawe tuzajya kumureba nabyemera. Uyu mugabo wangaburiye Rwagatore. Akwiye kurebwa, akwiye kumenyekana nawe mwisi. Akamenyekana mwisi. Bakamenya umuntu wagaburiye mama Lionel mu gihe cy'umuhamagaro, mu gihe yarakennye bikamenyekana. Shaba abantu baje bavuga, abantu baje bandikwa. Imana ishimwe. Ntago njya nkunda gutangira ikiganiro ntabanje kuvuga kuri aba bantu kuko nabantu njya ntekerezaho cyane. Ndetse nkumva hari ukuntu Imana yazabigenza. Uyu muntu ubabaye. Yego. Uyu muntu ubabaye, uyu muntu utishimye, uyu muntu ushonje, uyu muntu urwaye, uyu muntu urwaje umugore, uyu muntu urwaje umugabo, uyu muntu urwaje umwana akaba abona bikomeye, wenda ari mu bitaro kwa muganga, ari CHK, ari Kibagabaga, ari Faisal n'ahandi hatandukanye mu bitaro. Reka aba bantu tubahumurize. Yego, tubabwire ngo mukomere kandi nyiribihe. Njya nkunda kuvuga ngo ni Imana iri hejuru y'ibintu byose. Nkavuga ngo ni Imana ifite imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Yego. Nkanavuga ngo ibyo bintu biri kuba kuri uwo muntu Imana ifite ubushobozi bwo kubihagarika. Ariko hari impamvu imuretse ngo ibyo bihabicemo. Uwo muntu turamubwiye ngo nakomere. Uyu muntu urwaye indwara zitazwi kandi arembye bapima bagasanga ni negatifu, nabyo bitera ikibazo. Nakomere, Imana iramukiza. N'umuntu uri kurya bigoye. Twarimo tubivugaho ubuzima bw'inzara, n'umuntu muri no minsi uri kurya bigoye. Nakomere, Imana ifite ibiryo. N'umuntu wafasha abana akabakura mu bigo byiza arishimiye akabashyira mu bigo yumva afite ubushobozi ariko akaba
ndabyishimiye nakomera abo bana bazavamo abantu bakaze yego bazavamo abantu bakaze kuko natwe dukaze twarize sehehe ni sikayi ni ikayi nayo nanditsemo navuye mu ishuri ntanditse mu ikayi wandikaga ku rubaho nitushi intwara mu ruhago ariko mujye mubwira abantu iyo mirimo abantu banabyumve kuko uyu munsi hari umuntu uri mu ishuri we agize amahirwe yo kwiga ari kubona ikayi bimugoye ariko akayibona ahubwo ukabona ishyurirwa bigoye ariko ukabuhicaye kuko twahagurutse ku ntebe z'ishuri turi abahanga ariko twabuze abatwishyurira ubu uburyo burahari bwo kuba wabona watekinika ukabona umushinga ukwishyurira ko wabwira nk'abantu batanu uti umuntu abara umwana ntave mu ishuri twebwe ubwo buryo mu gihe cyacu ntabwo ariho niyo mpamvu bamwe twagurutse ku ntebe z'ishuri dusubira guhingira ba mama kandi turi abanyabwenge n'uyu muntu rero urimo wiga bigoye biragoye ariko urimo uriga komerezaho bizemera bizakunda Imana ishimwe cyane hanyuma mama Lionel hari ibintu kwe twavuze ko turi buganireho ariko ndi kumva nshaka kubihindura hari ukuntu ndi kumva umwuka ni utuyobora abantu badukurikiye bamenya ko twebwe mu kiganiro tuyoborwa n'umwuka wera yego ndi kumva kubera ko dukomoje ku bantu babaye abantu bashonje n'ibiki ndi kumva nshaka kukwibariza ngo uri mu bantu bashonje cyane inzara urayizi narashonje agiye amabere asubira no mu gituza mba umuhungu gendi mu bantu ba mbere ku isi bashonje mama wambye akajya ndeba akarira amarira akaza mu maso yiga amayero kujya gukura umwumbati utaribwa binika w'imitamisi arawungaburira umuvomyi aje avuye kuvomanywa ku mazi ndahembuka sinibwira ko hari igihe ibintu bizakunda iyo bavuga inzara mba nyumva nzi icyuya cy'umuntu ushonje nzi kugitandukanya n'icyanido nzi kugitandukanya n'icy'inshyushyu nzi kugitandukanya n'ibisupu by'ibiboyiro ndakizi nzi ijisho ry'umuntu ushonje nzi imvugo y'umuntu ushonje uburyo avuga yitsa inzara turaziranye iyo uhuye n'umuntu ushonje ukurikije uko washonje wumva wamumarira iki oya sinumva mpita uhita ntabwo numva ntabwo mbitekereza ntabwo mbikorera inyigo mpita niyo nta mafaranga mfite genza abantu bankopa ndagenda nkarya ideni n'abakozi bankorera barabizi ndetse umugabo twashakanye arabizi ko iyo nkoze stoke y'ibiryo abandi bashobora kumarana ukwezi igihe nyimarana iminsi 15 sinshobora gukora ikosa ryo gupfundura umuceri ngo nkurye ntabanje kuyoreraho abashonje kuko genda bafite nzi sinshobora gukora ikosa ryo gufata litiro 5 z'ubuto ngo zishirire mu ndange n'iyabana banjye mbanza abantu mbanza kubiha n'abana banjye bamaze kubifata nk'umuco nabo basigaye banyaka ibikoresho by'amashuri bakarenzaho ntibimuri mukunsaba ko bitanditse ngo hari abana twigana b'abakene tuzaha ni courage ayo mashereka mwonse mugume muyonke mujye mumenya bababaye kumenya bababaye nibyo bingejeje muri uru rwego rero umuntu ushonje yewe mpita nkora icyo ngomba gukora sinakora nikosa ryo kumusengera kuko igisubizo ndagifite ni ibiryo igisubizo cy'umuntu ushonje ni ibiryo muhi ibiryo ibyo kumusengera ubireke n'imitwe abantu bashonje baramfasha kubyumva ni cyari wigeze inzara ikwica ukumva igiye kuguhemuza Gewe inzara yegeze kunyica haburaho gato ngo mpfe ndabyumva ko haburaho gato ngo mpfe nari nkiri umukobwa mu mwaka w'2003 sinzanawebagirwa inzara iranyica nandi mo nk'ibinini nibwo byari bikiza byitwa modiakine wari urwaye se malaria nanashonje habura gato ngo ibinini binyice nabuze imiti byampinduye n'amabara y'umukara nagize arereje manuka ku mugabo simuvuze izina n'umugabo ugira ubuntu utanga iwe bahora bagabura ndamanuka nsanga ibirayi biri kumwe n'umutonore bikarangishije amamesa bitukura birahiye ariko ntibampa uvuza amamesa ndayibuka nyaheruka kera ariko ntibampa nanyuze mu muryango werekeza mu gikoni nkubita ijisho ndabibona ko bihiye nicara muri salo ndavuga kuka karashira ngenda badateguye ameza ngeze mu rugo numva ndapfuye cyacyunzwe cy'inzara kiba kiraje ntagiye gucunshumuka no guhinda umushyitsi ndandara njya kwa mukuru wanjye yabaga mu Rwabuye hari mu rugendo rw'isaha ariko nahagenze amasaha 3 ndahicara ndamubwira nti ndapfuye inzara iranyishe yahise akora ubutabazi bwihuse
arambwira ati na n'ubu ubwa bupfura bw'iwacu mu Bega uracyabugira ku buryo nanjye utambwira ko ugeze mu rwego rwo gupfa. Iwacu turihishira cyane, dukunda ibintu byacu ko bijya hanze, turiyubaha, ntidukunda ko hari utumenya keretse igihe twe tubishatse. Nshobora kugira ikibazo nkimenya, nkamenya kujya kubwira Imana ko ari igikemura, ntiriwe nza kukubwira. Ibyo bintu twabipfuye no muvandimwe wanjye arambwira ati kugeza ubwo nanjye twonse rimwe usonza muri uru rwego ukabihisha. Ne aransova, arangaburira, ndaryama nkajya mpumeka insigane, inzara inyica ndi umuhanuzi kazi utagira ngo icyo gihe anyicaga mfinina. Kandi ugahanuriraga abandi bityo bakabona, nahanuriraga abakomeye n'aboroheje, ngahanurira abakire. Muri icyo gihe cy'inzara abasirikare babaye nk'abanshize mu mubiri, buri wa gatanu najyaga mu bitaro. None muri icyo gihe ko ubwo ngiye kukomoza ku kintu kiri aha hanze kandi cyeze, muri icyo gihe ntabwo wigeze uhanurira umuntu ugamije ko yaguha icyo kurya? Sinakoze iryo kosa no mu gihe nari umushonji. Abanyakigali mu byibuke mwarategaga mu kazi Butare, aho Ikibabara, abakongomani barategaga kuza kureba Imana indimo. Intara zabaga zuzuye saa moya ntiwabonaga aho ukandagira. Ibyo byose nkabikorana inzara, kandi singira uwo mbwira ngo iravuze ngo mpa. Nkapfiramo Imana ikajya imbwira iti nzaguha ibiryo. Sinigeze ndisha impano kandi nzapfa ntarishije impano. Ariko Imana izayinyuramo intunge, ariko atari jya unyuzemo ngo nyitange imbere. Sinigeze nkora iryo kosa, nabo mpanurira barabizi. Sinjya nsaba Imana itakunyuzemo ngo umpe, ntuzategereze ko jyewe ngusaba. Haleluya. Sinzana gusaba kuko namenye ko ibyawe ari ibyawe. Imana nishaka ko bibi byanjye bikunyuzemo bizaza. Imana yanyigishije no gukora ngashaka amafaranga yanjye, ariko bidakujeho ko abantu bajya bampa barama. Kitucyumvikana abantu barama, ariko simba mbasabye. Oya nivyo barampa pe, baranyambika. Kurya ujya ubona nambaye neza n'abantu banyambika, kurya ubona mpora nsa neza biva mu bantu. Hari n'igihe njya kubona nkabona abantu bankore stock y'ibiryo, ariko ntawe nsabye. Icyo nicyo ndisha, ntawe nsabye. Rero n'umuntu uri mu rwego rwo gusaba, uwo nguwo ingororane zo zizabizo, bizanamwica mu mutwe bituma adakora. Yego. Rero ndi kuvuga kuri inzara mu muhamagaro. Hari ikintu cyitwa kwihesha agaciro mu muhamagaro. Yego. Nacyo cyaba icyigisho. Nacyo ni icyigisho. Nacyo ni ikindi cyigisho. Inzara yo mu muhamagaro cyangwa kwihesha agaciro. Ubizi neza kandi kukorana n'Imana. Ubizi neza kutavangiwe. Ubizi neza kukorana nawe. Yego. Inzara yo mu muhamagaro nukenera kumenya umuntu yariye nigi. Ndi mu bantu inzara yarire mu muhamagaro kandi mpanura bugacya bisohora, sengera umuntu agakira, muhamagara umuntu akitaba yarapfuye, ariko inzara ikandya. Rimwe nibwo umupasiteri wanyoboraga muri uwo muhamagaro muri izo mpano, ubwe niwe wabibonye ko ngiye gupfa nziza inzara. Ubwe niwe wabibonye ko tayari umukobwa agiye kuzapfa zizi inzara. Kuko namaraga kusubira kuva mu mwuka maze kubyina, kuko giyewe Imana ambwiye ko kubyina kwanjye ariho ushyize isengesho ryo gukiza indwara. Cyakoze urabyina? Oya ndawukata. Kubyina nabyigiye mu ishyamba. Urawukata no wavangamo nakuzi ka karate. Yego byose nkajya ndundamo shota abadayimoni nkoreramo komba. Byose mbirangiriza mu njyana. Buri umuntu ujyana nawe ari mu mwuka. Ari mu mwuka cyane. Cya gihe uba uri kubyina ukata ute, hari ibintu biritagurika. Hari ibintu biritagurika kuko giye 2003 nibwo Imana ambwiye ko ishize impano gukiza indwara mu kubyina. Cyagiye ubona ndimo nkukata, Imana iba iri mu bantu ikiza indwara. Yego. Najyaga nkukata, Imana arambwiye ngo impaye injyana itazigana. Kandi koko nta muntu wakwigana injyana yanjye ngo ayishobore. Icyo gihe nibwo namaraga kuwukata, guhanurira abantu, gusengera abantu, nkamanuka gake nkicara nkumva ndapfuye. Imana itera amaso umushumba wanjye ngamije Viateur yo kubona ko ngiye gupfa nziza inzara. Arampamagara njyana mu biro, arambwira ati niko mwana wa ko nkubona hakuva ku munsi wa mbere, kwa kabiri naza nkakubona mu ishyamba twajyaho nkasanga ngo umazemo kabiri, mu butayu nkasanga umazemo gatatu. Mu buhamya ukorera umubyeyi wawe gute, mubaho muteko nzi kubana na mama w'umupfakazi. Buriya nkoze ku maso, akoze kwa mugani hari abantu tubana mu nzu y'Imana bashonje guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru babona mu nzu y'Imana, ukagira ngo bitangiye kuba mu nzu y'Imana.
urya muntu ujya umusanga umukorereho umugisha nubona umuntu ahera kuwa mbere agasoza aboneka wumva arya iki kandi adahembwa wumva aba wate wumva yambara ati mwagiye mwerekwa uwo muntu uboneka muri korari iminsi yose yego wumva aba wate wamuhaye style wamuhaye ikoboyi wamuhaye bitanu Imana iguha umugisha wumva aba wate urya muntu jewe yaranyicaje umushumba wanjye yego arambaza ati nkubona hano abashyitsi bo baje ubaha nkubona mu byombo woza uri umudiyakone kazubaha uri umunyamasengesho ndashaka kumpa raporo y'ubuzima bwawe kandi ubwo narabicecetse ntawe ubizi ariko kubera ko mbibajijwe n'umushumba ngomba numva umushumba jewe mba hano mu rwego rwo gukunda umurimo w'Imana nta biryo biba hano ngize Imana bagateka nige byo abapasiteri bashigaje mbirya mbizi ko mama ashonje sindakora ikosa ryo gukira no mu gasorori ngushyire mama dusangire mama no umupfakazi tubana cyakoze igihe cyo guhinga kigeze mbwira korari nyobora tukagenda tukamuhingira mama niwe muntu usoza guhinga mbere y'abandi bose nkongera nkagaruka mu murimo w'Imana tubyumvikanyeho ibimbamo twabyumvikanyeho ati none se urya uti namwe nti igihe muba mwabonye mu gikoni twatetse mu kidiyakoni iyo ngize Imana baririmbye mwakiriye ntibabimare abapasiteri mwakiriye ntibabimare kandi barya abapasiteri twakira mujye musigaza akanakoreka nka 2 yego mujye musigaza bajye basigaza mugafata inkoko ngo mubirandure mu mare mu bisoro mugafata inka ngo mubirandure mu maremo mujye musigaza hari abadiyakonekazi barya akanyamara uko babadiyakoni yego mujye musigaza mujye mwibuka aba bantu yewe nazaga mu kidiyakoni kandi disi nabo iyo bategura izose none se nyine inkoko ntiwakura akantu na gato bita bigaragara ikiro baba baguze bita bigaragara yukozemo abapasiteri bajye basigaza mujye mudusigira yewe nari umudiyakonekazi uzi guca mu bihuru nkashaka ibirungo ibicyayi umwenya hari n'ikindi kirungo ntavuze najyaga nshyiramo mu cyayi ndogo yangu icyayi kigahumura reka nkivuge bataza gukeka icyo ari cyo nibibabi by'indimo ariko nibyo nanjye ndabyibuka kuko nshobora kugihisha batubwo ntabwo nibyo birungo bitatu nabaga nza ahantu ndi buce nkaca cyayi nkaca umwenya nkaca ibibabi by'indimu cyangwa by'amaronji nkakoramo umukara w'igifuti nkakira abantu b'Imana nagira Imana basigaza nkajya mu gikoni nanjye utwo nkatwegera nkaturya karenzaho agacyayi bashigaje ubwo narwanaga nzunguza kubera gukunda icyayi cyane narwanaga n'amateremose ngo numve ko hari ako basize nasanga bagasizemo nkavuga nti amina Imana ishimwe nasanga bakamaze nkapoha yo ngubwo ubuzima nabaye mu mfite umuhamagaro icyo kintu tucyongera ndi mu muhamagaro wivuga butumwa ndi umunyamasengesho ndi umuhanuzi kazi ariko mbigumamo nibwo umushumba amenye ko ngiye gupfa nzizinza umunsi ambaza nari naburaye arambaza ati buse uri mu masengesho ntihoya none se wariye nishwe ese uheruka kurya ryari ntekereza igihe mbere ntaryo umunsi ni kwa kangahe ntekereza igihe mbere ukira kurira numva sinanakibuka n'umubiri wanjye umaze kubimenyera niyo ngiye kurya ndikanga ngo numve ko nta masengesho nishe ubwo buzima nabubayemo niyo mpamvu nta muntu waza kunkinisha andengwaho ku biryo niyo mpamvu nta muntu nzarengwaho nzaho nje mvuye nibwo ahise ashyiraho itegeko ko bagomba kujya bateka nkarya iyo najya kubona nkabona mpaye 2 ati simbuka ushyire mama nawe arye Imana imuha umugisha uyu mushumba yaransapotinze mu buryo bw'umuhamagaro rero nimba Imana yaraturindiye mu nzara tukayikorera abantu bankurikiye bamfashe hirya yo kurenderwa mu nzu y'imbohe kwa Petero asohotsemo yakomeje umurimo hirya yo kurenderwa mu kigeragezo tukakivamo waba uri mu Rwanda waba waragiye Burayi waragize amahirwe waba waravuye mu cyaro muri iki gihe Imana ikugiriye neza ubujijwe kuba umunyantege nke ubujijwe kugwa ubujijwe kutamenya yumva jumenya abantu bari bababaye nkawe niryo tangazo mpaye umuntu wavuye nkaho hantu navuye kuko jewe inzara turaziranye twarararanye twaricaranye twaragendanye giye buri wa gatanu nabaga ndi mu bitaro mu Rwabuye ndimo amaserumu kubera inzara
bamwe bakagira ngo ndarwaye, bamwe bati yarwaye sida, abandi bati ahora yagenze henshi, kagakobwa kagenze henshi. Nakoranaga inzara igihe cy'ubuhanuzi, ngahanura kubyina, narangiza nkatagangana nkarara mu bitaro kubera inzara. Kumva naragize inzara ikanjyana mu bitaro bagashyiramo amaserumo, ntabwo wazo nkinaho, ntabwo wazo ndataha ifiriti, ndakubwira ntihinda gake, inzara turaziranye. Ariko Imana ni umubyeyi. Hinda gake mu Rwabuye baranze ibyo bitaro muri prive. Nabyinjiragamo ku wa gatanu, nkagira Imana nkabona ba bantu bakunda ubabaye batangiye kugemura. Hari umunsi bansezereye ku bitaro ndanga. Kubera ariho wabonaga ngo abarokore bagumye bampa ibiryo, kuko abarokore baza mu bibazo gusa. Bakunda abarwayi. Barokore mukunda abarwayi, niwa defa yanyu. Mukunda abarwayi, mukunda bapfuye mwirukankana indabo, mukunda bageze kure mujya kukwiriza. Kuri ntabwo ari ukurira n'ukwiriza. Mbega ariko ntacyo reka tubyite ko muba mubabaranye nabo, mubabarana n'abababaye. Reka basi tubyite gutyo ko mujya kubabarana n'abababaye. Nabwo reka kubera icyo nacyo bagikora, Imana ibaha umugisha babasha kubikora babikunze, kuko nayo birivuga ko aribo bazagororerwa. Yego, ariko iyerekwa ryabo niri kuri. Barebe nabo bari kumwe, barebe nabo basengana, yego, barebe nabo baririmbana, barebe nabo bakorana umurimo, barebe niba batari kujya kwa muganga hari abandi barwayi basize muri bo nyamara batabizi. Niri kuravuga ate si umuntu uko yapfuye iyo mpagera mbere nta cyari gukorwa. Iyerekwa ryabo rikure. Ese uyu muntu arinze agera hazahara, iyo mpagera mbere yari kuzahara. Nibagira iyerekwa rikuze. Yego. Nakundaga kuva mu bitaro n'ubundi hacamo umunsi umwe cyangwa ibiri ngo nsubire muri ya materaniro. Nkongera nkasubiramo, nkongera nkasenyuka. Bakabona kwa muganga ndagarutse. Batese ukora ihe mirimo. Cyambere turi kukubonamo inzara ntugira umwanya wo kurya. Cya kabiri turi kubona ko umubiri wawe wawukoroneje. Se wabwira umuntu w'umuganga ngo ndo munyamasengesho cyangwa ngo ndashonje n'ibiki. Gusa bararebye babonamo inzara bakajya banyandikira ibiryo ndya. Mu buryo banyandikiye harimo n'indagara. Ifu y'indagara nk'umwana urwaye bwacyo. Ese namurenganya umuganga. Ahubwo yari irimo y'umubiri nuko wenda itari yakagaragaye. Zararanyishira mpamvu nta muntu waza nkinaho. Ariko ntabwo wenda byaba byaraturutse kuba warahoraga mu nzu y'Imana, ariko ntuwite ku kintu cyo gukora, kuko uyu munsi dufite abantu b'abasore bafite imbaraga, bashoboye gukora ikiyede, bashoboye gucuruza, bashoboye gukora, ariko birirwa mu butayu, birirwa mu rusengero, badashaka kujya gukora, ahubwo batunzwe na bwa buntu bwo kugenda babwira abantu ngo Imana iravuze, bakamuha 2, Imana iravuze bakamuha 1000, bahora muri ibyo ngibyo. Izo ni inzererezi. Rero ntabwo nasonjeshejwe n'ubuzererezi. Yego. Kuko je nigeze gukora ibyo byambayeho, narigeze gukora. Cyambere hari umuzungu nakoreraga. Yego. Naranikoreraga. Yego. Kubera kuyaryamo je na mama nta mutera nkungangira, ndahomba. Yego. Muhombye njya guhingira mama, nabyo bikanga. Nabyo biranga. Nicyo kintu cyatumye ngwa muri icyo kibazo. Nta kutari wagize disi. Ntako ntagize genze gukoresha ubwonko. Hanyuma rero izi nzererezi zishwe n'inzara kubera kwirirwa zizerera zananze gukora, kuko ari nabo mbwira ntimwakoza kubuyede ngo kwa Jenara Yesu. Barahari. Ngo ubwo ko no kumusuzugura. Hari no nabwiye ntariko waguha nk'agashoro gacuruza amakara ati kwa Jina. Tubwa Imana yagivugana nanjye gute ndi mu makara. Aba bantu rezo nzererezi ziratandukanye, kuko izi nzererezi zizi kwesikoruka nta n'ikibazo cy'inzara zifite. Ntago bazi ko Imana yavuganaga n'abakozi bayi basanze mu mirimo. Ntabyo bazi ko bari abanahumo, bari abahinzi. Imana yabasangaga mu mirima. Uriya se wa Samusoni, Imana yamusanze mu murima na nyeniti mugiye kubyara umwana w'umuhungu nta cyuma cyogosha kizamugeraho, ibasanze mu murima. Bari bose bari abahanuzi batoya Bibiri igaragaza, bari abahinzi ari birangirire mu guhinga. Hanyuma rero abahanuzi b'iki gihe aho bakura kwirirwa bambaye costume no kumubyizi na karavate, binjira mu ngo z'abandi, binjira mu ngo zikizizi cyanye ntiziba ziteza. Abangaba izi ni inzererezi. Ariko ejo bundi nabahaye icyerekezo. Nabahaye icyerekezo
rwose narabivuze mbisubiyemo icyerekezo cy'aba bantu batwiciye isoko mbohereje mu cyaro nababwiye ko batagomba kurira Noheli n'ubunane muri uyu mujyi wa Kigali bajye mu cyaro bagende mu cyaro guhinga niho akazi gasigaye nimba baranze gukora basubire kuko bahoze bakora kugira ngo banaduhe n'umutekano rero umuntu turi kubwira ko twatabawe tuvuye kure uyu muhamagaro twawitwayemo neza ntitwarya ingo z'abantu uyu muhamagaro twawitwayemo neza ntitwajya tubwira abantu ko ivuze itavuze uyu muhamagaro twe twajyaga mu ngo z'abantu tugiye gutaburura amarozi tutagiye gutaburura amafaranga ngo turye niyo mpamvu kugeza izi saha tugifite gushyigikirwa n'Imana bikomeye kandi ubu niho tugeze noneho ubugiye ubu niho ngeze gukorera Imana kuko nshimishijwe no gukorera Imana mfite ku mafaranga nimba ari ikintu kinshimishije gukorera Imana mfite ku mafaranga ni nabwo ukora neza nibwo nkora neza gukorera Imana mvuye ku kibuga cy'indege avuga ngo mvuye aha narindi mu hoteli n'insengeye yaba mvuganye n'abazungu gutya bigenda neza gukorera Imana mvuga ngo nje ntinze kubera ko narindi mu kazi dore ikibazo gihari rero ikibazo gihari nuko uyu munsi uwo muhanuzi turi kuvuga ari gushaka guhita agera ku rwego nk'urwugezeho atabanje guca muri za nzira waciyemo nabanza ajye guca nabanza ajye guhinga kandi ikindi uyu muhanuzi nawe nabanza ace ku ikosa nabanza ace ku ikosa ubundi ujuti uvuye kugira ngo utange uvuge ngo iravuze ngo tubwire ujute uvuye hehe duha ubuhamya bwawe uvuye hari abantu dukeneye ubuhamya bwawe uvuye kwanza mbere yo kutubwira ko ikunyuzemo tubwira ubuhamya ubundi tuguha umwanya uvuge igukoreremo Imana ishimwe cyane amen urakoze cyane tugana ku musozo twari turi tuganira ku kiganiro gisanzwe ariko cyane cyane twibanda ku bintu bigiye bitandukanye ariko cyane cyane tuza ku kintu cyitwa inzara tugera ku bantu babaye ndagira ngo tugana ku musozo ugira ikintu ugira ijambo ubwira aba bantu uyu muntu wenda arashonje nyamara uyu munsi nubwo ashonje si uko ari umunebwe ntako atagize aracuruza bikanga arahinga bikanga ibintu byose akoze ntibiri kwemera uyu muntu wamubwira iki hanyuma undi muntu ushaka kuza kumbwirira uyu muntu uri kwicwa n'inzara kubera ubunebwe ndabizi ko uri umukozi nawe ugira ikintu mumbwirira hanyuma tuze twiganira ku musozo uze no gusoza usenga Imana ubasengera Imana ibafashe icyo mvuga cyane kuri umuntu uri kwicwa n'inzara kubera ubusongarere ataranakoze byibuze ngo byange kamba ari we mperaho kuri uyu muntu utaragerageje no gukora ngo byange inzara ikaba irimo imwica ni ihangana apfe tumushyingure ngaho napfa ubwo nyine nako napfe bari ko mu byanze napfe rwose ibibanza byo gushyinguramo biracyahari yego ariko nkabwira uyu muntu nawe ugerageza gukora bikanga yaragerageje ajya muri caguwa biranga ajya muri mangaze biranga ajya mu byo kurya biranga akora ibishoboka byose biranga uyu icyambere akeneye kuganirizwa ese byanze warakoze uti hari ikintu cyitwa kwiga umushinga nabi ino mu Rwanda cyangwa n'ahandi nabonye inongesi haba ngo kubera ko mbonye runaka akoze ibi nanjye reka mbikore ese uyu muntu uri kwigana ukoze babikore uzabikuye yego se hari igihe hatangiriye ku muntu umusapotinze hari igihe ari gukorera mu nzu ye hari igihe afite igishoro gihagije cyo kwigira aho biri hari ikintu cyitwa guhomba warize umushinga nabi ugahomba pe uzize kwiga umushinga nabi akaba n'igihe ujya gukora ugiye gukoresha amaguzanyo ntabwo mbabuje gukoresha amaguzanyo nanjye banke ziransapotinga nkakora nkishyura nkorana n'amabanki ariko akaba yayafasha ariko atize umushinga neza akaba igihe ujya gufata amafaranga ya banke ukiga umushinga ari uko yagejeje mu ntoki wabanje gukuramo ayo gutega ayo kurya ayo kuzuza bimwe banki gusaba akakugeraho atuzuye noneho yakugeraho ukamara iminsi uri kuyasengera ngo Mana nkore iki ubundi aya mafaranga nta nubwo ukwiye kuyaheraho ukora ukwiye kugeraho uhera y'akazi asapotinga
ibyo watangiye gukora kuko nabo bayaguha bakubaza ngo ukora iki. Ikindi kintu gituma umuntu ahomba mu mushinga we, customer care. Ushobora kuba wujuje amafaranga igishoro, ufite iseta nziza, ufite ibintu byinshi, ariko customer care yawe iri hasi. Ibi bituma umuntu ahomba. Yego. Haguruka utange care. N'umuntu utazi kumwita mama birashoboka. Haguruka ubyinirira ibintu byawe. Ndabona bakwiye kugushaka. Yewe umuntu wakoze business anyuzeho yigeza ahomba. Oya bagushaka. Bagushaka ahubwo wibibabwira byose. Banshaka. Bagushake ubagira inama. Ikindi uburyo ushobora gushora amacukunguka menshi, uburyo ushobora gukorera ahantu hato kandi ufite ibintu byinshi, uburyo ushobora gushora make kandi ukazagera kuri menshi. Ariko kandi nanone bongeremo no gusenga. Yego, gusenga no gutanga icya 10 n'amaturo no gufasha. Mwongeremo n'ibiganza bikiza. Kuri ako kantu kerekeranye n'uwagerageje gukora, niwe nshaka guha inama. Narindi mo nshaka kukwigisha no gukora, ariko uzanshake wa muntu. Bazagushaka. Bazanshake. Hanyuma kandi kugira ngo nanshake nkwigira umushinga, nukwiyeranja nkavuga nsoma ku kantu. Ibi nabyo bagiye babimenya. Oya ni kaji we ntonagoranye. Singoye naje agashaka kukanyirangana amakarane. Cyane rwose. Nakugoye ni samaki togoshesha. Ubwo twamamarije Nyirangarama nyine. Ni inshuti ndamukunda cyane. Yego. Hanyuma hakaba n'abantu babona ibyo bakora, reka abantu bavugeho. Imana ikabara guhaye icyo ukora naho ukorera. Buri mwanya nafunze nagiye kurepeta. Yego. Buri mwanya nafunze nagiye mu minsi 3. Yego. Buri mwanya nafunze hari ubutayu numvise bagiye. Yego. Buri mwanya nafunze hari umuntu inshuti yanjye twagiye gukora surprise. Ibi bintu bya buri mwanya nafunze, urumva nuhomba uzabeshyira abadayimoni. Nuhomba uzabeshyira umurozi ngo akuroze inyatsi. Ayo bantu bambwirire kabisa. Abantu rwose mwabarokore mwe nimwe mugira bene ako kajagari gatuma tugira n'umushinga ntiduha abarokora akazi. Ese bumuzi impamvu abarokore dukora umushinga ntitubaha akazi? Nako kavuyo. Nagiye kurepeta. Hari abaperezida b'amakorari nabo badakunda hari gutunga n'abakozi. Ese abaperezida b'amakorari mwe namwe reka nko mu rusyo ningasire nawo nyimanyure. Cyo bintu biranambabaza cyane, ugasanga nk'umuntu ari kurwanya undi ngo ntaboneka kubera akazi, kandi ejo nibakenera kugura ibyuma umukeneyeho amafaranga. Hakaba n'igihe unari mu kazi bakenera ibyuma agafata amaboko, nawe uzahombota kabisa. Nimba ubura mu mashyi ukabura no mu mudi, ubure muri repetition ubera n'ikofi, nawe uzataha. Kinacho cyavamo debikaze. Uyu mu president akorari nawe wakumva umuntu yabonye akazi wimustressa. Ugize Imana ikurinze gukoresha abashomeri. Jewe nkiri umuyobozi wa korale muri 2002 ibindi kubivuga ku maguru yanjye abiri, abo nayoboye baranzi. Abo nayoboye baranzi, nari umukinnyi mu kibuga witwa Mbure Bipfe. Mbure Bipfe kandi nizisaho mbuze birapfa. Paka maboneke. Sinegeze mu baririmbyi na dirije barankurikirana baranzi. Mpfa gufata umuririmbyi cyanyege ngo mushyira mu bihano. Nakoreshaga ibishoboka byose nkamurinda ikintu gituma ajya mu gihano, kuko guhagarara harandirimba ngo ndi dirigente wakorari mbona abantu bari hari abahanwa amavuta yaratakaraga. Nakoraga ikiro kugira ngo badahanwa. Nari mfitemo abantu nzi ko bakora, nkabashakira isa repetition ngoye, nkagira ka repetition kabo, nkafata ababyeyi babyara indahekana babyariye mu ijambo rivuga ngo mwororoke mwuzurisi, nkajya njya kubasura n'urushinge n'urudodo, nkagenda nkadoda imyenda y'abana babo, nkoza abana, nkakubura ibiki byose, nkabatwaza tudahekana bakaza kurepeta kugira ngo ejo nzarerimbane nabo, kujya nkakata umuziki nkuzura umwuka wera. Hari abantu bahanwe kubera isi, reka mbafashe isi tujyane mu ijuru. Nta muntu yewe ntabwo nari nsanzwe kandi n'ubu sinsanzwe mu murimo w'Imana n'ugufashanya. No mpamvu muri mbya yavuze ngo jubana nabayo. Kubana nabayo no kuvuga ngo nabakumenya kugeza hano hakomeye, bakaza bakagufata amaboko ukazajyana nabo mu ijuru. Use nujya mu ijuru wenyine uri perezida akora hari bizakuvura iki? Ubuse n'ubu mukiri uri perezida akora kandi bo kubera ko badahanwa nugusiga apanze gahunda akajya gukora. Hanyuma ukora ukaza umukubita, se muri mu biki? Ubundi muba muri mu biki please? You know umurimo ni iki? Ni ikibazo. Rero ni ikindi ndi kuvuga ni iki ngiki, kumva warabonye aho ukorera ukirirwa wagiye, iterambere ryawe riragoye, uzahomba ubure n'ugusova. Uyu muntu rero namugira inama yo kumenya ibyo akora ibyo ari byo, kumenya guhuza akazi
n'umurimo w'Imana kuko mbere y'uko roho iba nzima ibanza gutura mu mubiri muzima. Yego. Uyu muntu nawe wagize amahirwe yo kwiga akaba yarabuze akazi, nawe ndamuha inama, nta kutagize wizura umuhanga uradepoza bikanga pe, gutabarwa kwawe kwanze guca muyo wize, ariko uze kumenya ko natwe turi gukora ibyo tutize, ako kana. Ntabwo abantu bose bakora ibyo bize nshuti yanjye, kandi nta kazi gasuzugurika, akazi kose kaguha amafaranga nikaba gasuzuguritse. Manuka uze tukurangira uburyo wakora. Uburyo wakora cyambere ni ugusenga. Jewe simfite umwanya wo gutanga ubuhamya, ariko ahantu navanye gukora harashekeje. Jewe navanye gukora mu bitutsi umugore yarantutse maze kubwiriza. Maze kubwiriza muri umujyi wa Kigali, maze gutanga nk'intashyo z'imidugudu nka 40. Antegera hanze tukora ikintu ntacyo. Atubwo rero nawe ukirirwa ugenda uzanguruka, umuntu uzashaka icyo ukora. Abivuga nagasuzugura, ariko akangura icyumba cy'ubwonko bwanjye. Nese njya gusenga nsaba Imana icyo nkora. Jewe nahereye ku 100,000 njya kwiga kudoda mfite umwana mu mugongo. Nyuma yo kwiga kudoda nkajya ngenda na metero mu ijosi. Rimwe mpura n'umuntu ngaho ntazamukiye wo mu metero, arambwira ati mada uri umutayeri ntindiwe. Nari maze amezi 3 niga kudoda. Atuzi kudoda amakanzu y'abavoka ntindayazi, kandi sinanayazi, sindanayabona, ndabizi. None se umuntu wabadoderaga, umusaza atudoderaga yarapfuye. Yabadoderaga kurangaha ati 50,000, ntigenzi dodera 60,000. Uhita urenza kugira ngo mwumvishe kuri n'umuhanga. Ntigenzi dodera 60,000. Yego. Ati none se wazikora mu gihe kingana iki? N'igihe cyose mwashaka, jewe ndumukurajeri. Yego. Bati wadukorera 5 ntinazikora, ariko nishyurirwa rimwe. Je nta muntu ujya umpanga avance ngo andi ngo tuzagwa mu byiciro, jyu yampera rimwe nkaguha fagitire. Niho nahere niga gutanga fagitire zifite na kashe, gengira fagitire nkagushyiraho na kashe yanjye. Kahise. Nigiyewe ndashakira rimwe, kubera iki nashakiraga rimwe? Kwihesha agaciro mu kazi nk'umuntu ugashoboye, no kugira ngo amafaranga yahita mbyariza umusaruro, no kugira ngo niba utanabishoboye bihunda bikore. Ankubita 300,000. Nibwo bwa mbere nari nyabaze kuva nabo umugore. Nyashyira ku ikofi. Yego. Ndavuga nti nekozaho. Mani zikanzu. Mpita njya ahantu mu rukiko aho baburanishiriza. Njya kuzireba. Jewe ngira ubwonko bufata cyane. Kanzu ndayireba nkajya mpindukiza ngira nte nkubitana n'umuntu tuziranye uyambaye. Abwa ni wampiyo kanzu umunsi umwe nkayikugarurira ko nshaka kuyidoda. Ati nta kibazo, ariko mpakondisiyo uburyo zitwarwa nuko zibikwa n'uburyo zubahwa. Uriya ni umwenda ukaze. Ni umwenda ukaze. Ikanzu narazidoze mu minsi yambwiye, nazimoye haburaho iminsi 2. Hita nsindira iryo soko. Nguko uko nahise nzamuka ntangira kugira atelier mobile, amakanzu y'abageni agendanwa. Nahura n'umugeni ntige nambika abageni, atukorera he? Ahubwo se nkwambikire hehe nkupimiye nkamukinga ahantu. Nuko nagenzamuka ngeze mu rwego rwo kujya Dubai nkizanira ibintu, gutumiza ibintu. Ngurugo urwego ngezemo. Ugeze mu rwego rwo kwambika abasirimu, cyane abadiaspora n'ibyo bakora ikomeye. Njya mbibona ubipostinga cyane. Ndakora kandi nyirabi niwa akazi nkamutegeka kujya kuryama. Nubwo ni wikumpagarikira taho ujye kuryama, umparira ikibuga cyo kugukorera no kwirukana imyuka mibi yose iribuza mu bukwe bwawe. Mba nshinzwe ibintu byose mu bukwe. No kuvanga umuntu guhaye ikiraka. Ubu nahahagaze mu buryo bw'umwuka cyane. Ntaha mubwiye ntitaha uryama amahoro ikirere, Imana imbwiye ko ari kizima. Banza uvuge nimero yawe. 078 Yego. 48 34 88. Yego. Nukuvuga ngo nikanzu nyikwambika nyitegeka abahungu n'abakobwa. Ubujijwe gutinda kubyara warambitswe nanjye. Kuko nikanzu nyidongeramo abahungu n'abakobwa. Haleluya. Izina rya Yesu. Amen. Je naje mu kazi ndi umukozi, ndi n'umukozi w'Imana. Ako karaga. Jango ni naho twasoreza ikiganiro. Kubera ko numvisha ibintu byinshi twavuzeho, hari byo tuzagarukaho. Nibyo. Nk'ikintu cy'amakorari, ikintu cy'abakozi b'Imana, ikintu cy'abantu, kuko ikintu gikomeye cyane. Nigeze no kugira umutwaro ukomeye. No kubona abantu baba mu murimo w'Imana, nibyo nibakorera Imana natwe turayikorera. Ariko
bibuke ko hari ijambo rivuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe ntibagirengagize kuko kugira ngo iyo korari uyibemo ubone inifomo utanga umusanzu mbese ukiranuke kuri byose ni uko ugomba kugira umwanya wo gukora umurimo w'Imana ukagira n'umwanya wo kujya gukora ya mirimo cyane. Icyo kintu tuzakigarukaho. Reka nkwisabire usengere ba bantu twavuze hanyuma twisoreze abo biri kwanga ibisigaye barakomeza basurire ba TV basure Vama Marioneri ibintu byiza baragenda babibona tugenda tubibategurira kandi Imana ikadufasha. Nibyo Imana ishobora byose. Twinjije abantu mu kazi tutitaye ku mashuri bize twitaye ku Mana ifite utuzi. Bamwe tubinjije mu nganda abandi tubinjije mu buryo bwo kwikorera abandi bakorera abandi. Twirukanye ubushomeri bumaze igihe mu kazi mu bantu, twirukanye umwuka w'ubukene umaze igihe mu bantu b'Imana. Abakora ntibigende bahora bahomba, abakora bikanga. Mana we, uyu mwuka uteza ibihombo mu bantu b'Imana ndawirukanye mu izina rya Yesu. Ndasabye ngo imbaraga zikurikirana umuntu wese wumvise iki kiganiro zimukurikirane, cyari cyanze cyemere, cyari cyicaye gihaguruke, cyari kiryamye kibyuke, cyari gihagaze kigende. Dusabye umugisha ku muntu wese wadukurikiye. Urakoze, turagushimiye kuri Imana ibikoreye kwiyubahisha mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Amen.